ushobora kuba utarabimenye ariko Ebola iri hafi yacu. Kuki gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune bishobora kurokora ubuzima bw'abantu benshi? Abantu benshi muri rusange batekereza ko kunyuza amazi ku ntoki gusa bihagije kugira ngo babe bakarabye bya nyabyo. Bagakaraba bihuta nk'abatabaye, batabaye ubugari n'isosi biteretse ku meza ngo hato badasanga ubugari bwamaze kwambara ikoti. Nibyo hari igihe ubugari bwambara ikoti. Muri iyi minsi turagenda twumva amakuru y'indwara ya Ebola mu bihugu bimwe na bimwe byo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Iyo habayeho amakuru nk'aya, abantu benshi bagira ubwoba bakadagadwa, abandi bakabifata nk'aho bitabareba, bakumva ari ba ntibindeba. Gusa abagira ubwoba nibakomera umutima cyane, ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Abigira ba ntibindeba nabo icyorezo ntabwo kirobanura ku butoni, gitwara bose kitarobanuye. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, bamwe mu baperezida bapfuye bazira indwara yo gucibwamo. Ukuri nuko kwirinda indwara bitangirira ku myitwarire yacu ya buri munsi, kandi kimwe mu bikorwa byoroshye ariko gifitiye akamaro kanini mwene muntu ni ugukaraba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo Ebola yandura, impamvu gukaraba intoki ari ingenzi cyane dukoresheje amazi meza n'isabune, ndetse tunareba uko indwara ziterwa n'umwanda zagiye zitana abantu benshi bakomeye, harimo n'abantu bakomeye mu mateka y'isi. Iyi ni Isaac Inspire TV, jewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro, by'umwihariko tujyane mu kiganiro kugera ku musozo wacyo. Ebola ni iki muri rusange? Ebola ni indwara ikomeye iterwa na virusi ya Ebola. Yandura cyane cyane iyo umuntu akoze ku maraso, ibyuya, amacandwe, inkari cyangwa amatembabuzi y'umuntu uyirwaye cyangwa wapfuye ayirwaye. Hari ibimenyetso bya Ebola bishobora kuba umuriro mwinshi, kubabara umutwe mu buryo bukabije, kuribwa imitsi n'ingingo, kuruka imiswi cyangwa gucibwamo, umunaniro ukabije w'ingingo, hari n'igihe hazamo kuva amaraso ari umwenge wose ku mubiri. Ni indwara ishobora gukwira vuba mu buryo bwihuse cyane cyane iyo abantu badakurikije amabwiriza y'isuku nk'uko byagakwiye. Ni ukubera iki gukaraba intoki ari ingenzi? Intoki zikora ibintu byinshi bitandukanye, nizo dukoresha ahantu hose muri rusange. Dukorakora amafaranga, dushobora gukora ku nzugi dukinga cyangwa dukingura, dukora telefone, kandi burya telefone igira umwanda mwinshi cyane, ndetse mwinshi utagaragara n'amaso ukoresha amazi asanzwe, ariko burya ushyize muri mikorosikopi kuri telefone ubona umwanda uteye ubwoba. Dukora ku bandi tubasuhuza, dushobora gukora ku biribwa tubitegura. Intoki zikora ibintu byinshi. Iyo intoki zanduye rero, burya ziba ari uburyo bworoshye bwo gutwara microbes. Niyo mpamvu inzobere mu buzima zishimangira ko gukaraba intoki neza ukoresheje amazi n'isabune bishobora kugabanya cyane ibyago byo kuba abantu bakwandura indwara nyinshi zirimo na Ebola ndetse n'izindi zitandukanye zituruka ku mwanda. Uko gukaraba intoki rero bikorwa mu buryo bwiza. Abantu benshi batekereza yuko wenda kwa kundi unyuzaho intoki ukamwamwanya wigendera, ibyo ngibyo bihagije kugira ngo ubukarabye bya nyabyo. Ntabwo ariko biri. Bagakaraba bihuta nk'abatabaye, batabaye bwa bugari n'isosi usize bucumbeka ku meza ngo hato udasanga bwamaze kwambara ikoti. Ariko nyamara gukaraba neza umva icyo bisaba. Hari ugutosa intoki neza n'amazi, amazi meza birumvikana, ugasigaho isabune, ugakaraba hagati y'intoki witonze, ugakuba inyuma y'intoki, kandi ukibuka no guca inzara kuko ni byiza cyane yuko inzara burya zibika umwanda. Gukaraba nibura amasegonda 20. Amasegonda 20 ntabwo ari igihe kinini, ni 1/3 cy'umunota, kubera yuko umunota ugizwe n'amasegonda 60. Nyuma yo kubikora neza, burya intoki ziba zisukuye mu buryo bwa nyabwo. Icyo gihe wakwizera yuko intoki nta mwanda zisigaranye. Nirya rero tugomba gukaraba intoki.
ni ngombwa gukaraba intoki mbere yo kujya ku meza, mbere yo kurya, mbere yo gutegura amafunguro. Hari igihe umuntu yavuga ngo mbere yo kujya ku meza akagira ngo igihe atahaririye ku meza bwo ntagomba gukaraba, ariko igihe cyose ugiye kugira ikintu winjiza mu kanwa kawe ni byiza cyane yo gukaraba amazi meza n'isabune. Hanyuma ukibuka ko nyuma yo gutegura amafunguro, mbere yo gutegura amafunguro ni ingenzi cyane gukaraba intoki nyuma yo kuva ku bwiherero, nyuma yo gukorakora amatungo agiye atandukanye, inka, intama, imbwa ndetse n'andi matungo, nyuma yo kwita ku murwayi, nyuma yo gukorora no kwitsamura. Iyo uvuye ahantu hahurira abantu benshi, iki gihe cyose ni ugukaraba. Hari isomo rikomeye rero ritangwa n'indwara z'impiswi. Hari abantu batekereza ko indwara zituruka ku mwanda atari ikibazo gikomeye kirenze wenda nk'uko babitekereza. Nyamara amateka agaragaza yuko hari n'abantu bakomeye cyane bagiye bibasirwa n'izi ndwara. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA, bamwe mu baperezida bapfuye bazize indwara zifitanye isano n'ubwandu bwo mu mara cyangwa ibibazo bikomeye by'igogorwa. Igogorwa ni digestion. Nibura abaperezida babiri bazwi cyane, James Knox Polk, niko bamwita, yego, na Zachary Taylor, n'abaperezida babiri bapfuye bazize indwara zikomeye zo mu mara zateraga impiswi zikabije n'umwuma. Ibi bikatwereka yuko indwara ziterwa n'umwanda n'amazi mabi zishobora guhitana umuntu uwo ari we wese ku rwego rwose yaba ariho, yaba umuturage wo hasi usanzwe uciriritse, kimwe n'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru. Ibi bitwigisha ko indwara ziterwa n'umwanda ntago ziriho abakene cyangwa se abakire, abazwi n'abataramenyekanye mu mateka, ahubwo zishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ava akagera, kuko ntago zirobanura. No kubera iki abantu bakunda kwibagirwa gukaraba intoki? Hari impamvu nyinshi. Hari ukubura umwanya, kutamenya akamaro kabyo, umuntu akumva gukaraba hari nk'umuhango. Hari ukubura amazi, kutamenya wenda imyitwarire. Hari n'abantu bamenyera imyitwarire mibi, akumva yuko gukaraba hari nko kubimusunikiramo, wakumva muri we atabasha kugira uwo mwanya ngo intekerezo zibone aho zifata, iki kintu kibona aho gifata mu ntekerezo. Ariko akenshi amasegonda 20 yo gukaraba intoki neza ukoresha amazi meza n'isabune, wibuke ashobora kukurinda umuntu, ashobora kuba yakurinda wowe cyangwa se undi muntu wese, bikamurinda ibyumweru cyangwa se amezi y'uburwayi ashobora kumara amanitse amaguru kwa muganga. Ebola ni inshingano za buri wese kurwanya Ebola, ntabwo ari inshingano z'abaganga cyangwa abayobozi gusa, ahubwo ni inshingano z'ababyeyi, abarezi, abanyeshuri, abacuruzi, abakoresha ibinyabiziga rusange. Iyo buri wese rero yubahirije amabwiriza y'isuku, igihugu cyose kirushaho kugira umutekano. Kandi wibuke, ntabwo igihugu cyagira umutekano abantu bari kurwana n'ibyorezo. Inama ku babyeyi, ababyeyi bagomba kwigisha abana babo gukaraba intoki buri gihe, bakabereka uburyo bwiza bwo gukaraba intoki kugira ngo zinoge, bagashyira amazi n'isabune ahantu horoshye kugerwa, atari kwa kundi bayihisha ngo usange itagaragara, kuko buryo iyo umuntu ayibuze by'umwihariko umwana akabura isabune atambuka adakarabye, kandi ibyo bishobora guteza ibyago. Kuba urugero rwiza, abana benshi burya bigira ku byo babona kurusha ibyo tubabwira. Niba natwe abantu bakuru tutagira umuco wo gukaraba, abana bo bizasigara ari amateka. Inama ku mashuri, amashuri akwiye gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki, kwigisha isuku buri gihe bikaba umuco mu kigo cy'ishuri, kandi hakabaho gukurikirana niba abanyeshuri bakaraba mbere yo kujya ku meza. Ubusanzwe iyo umwana yigishijwe isuku akiri muto, ayigumana no mu buzima bwe bwose, akazakura ari umuntu urangwa n'isuku. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro. Bakunze b'ikiganiro rero, Ebola ni indwara ikomeye cyane, ariko hari byinshi dushobora gukora kugira ngo tuyirinde kandi bikunde. Kimwe mu by'ingenzi kandi byoroshye ni ugukaraba intoki umuntu akoresheje amazi meza n'isabune. Ntabwo bisaba amafaranga menshi, ntabwo bisaba ikoranabuhanga rihanitse, gukaraba amazi n'isabune. Ariko nyamara bishobora kurokora ubuzima bwacu n'ubw'abadukikije muri rusange. Niba twifuza rero kugira umuryango n'igihugu bifite ubuzima bwiza, ubuzima buzima, tugomba gutangirira ku muco mutoya ariko ufitiye akamaro gakomeye umuntu. Intoki zisukuye, wibuke, ni intwari ikomeye yo kurinda.
Imana rurema nayo yategetse abantu kugira isuku. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ahandi bakita ivugurura amategeko, mu gice cya 23 umurongo wa 13 kugera ku wa 15, umva uko Imana yavuze: kandi uzagira ahantu h'inyuma y'urugerero aho muca kwihagarika, kandi mu bintu byawe uzajyanemo igihosho, nusohoka ukicaro gicukuze, uhindukire utwikira aho uhagurutse, kuko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho umuganditse, kugira ngo igukize, ikugabize ababisha bawe bari imbere yawe. Nicyo gituma aho umuganditse hakwiye kubahera, itababonamo ikintu cyose giteye isoni, igahindukira ikabavamo. Ababisha bacu, mu babisha bacu dufite harimo n'ibyorezo. Uyu munsi nkubaze, igihosho ugendana mu bintu byawe kigufasha kunoza isuku ni ikihe? Igihosho cyiza nakurangira cyiza imbere y'ibindi byose ni ugukaraba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune. Ibindi bihosho byose ushobora kwitwaza mbere y'iki ngiki bishobora kukugimbana. Gusa nawe ufite uko ubyumva kwawe. Ujye mu mwanya wa comment utanga igitekerezo cyawe, tuganire kandi twungurane. Ushobora kuba wakunze ikiganiro cyakugiriye akamaro, ukande like, ukore subscribe kuri uyu muyoboro wa Isaac Inspire TV, ndetse wibuke ugisangize n'abandi bantu kandi benshi, kugira ngo ubutumwa bw'isuku ndetse no kwirinda indwara bugere ku bantu benshi. Ndabashimiye cyane ko mukunda ko dukurikirana ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro. Tuzongere guhura ubutaha. Ndabakunda cyane.